turabasuje mwese mukurikira Zeyipafo TV. Uyu munsi rero tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2025 mu gihugu cy'u Rwanda hateranye inama y'abaminisitiri yaganiye ku ngamba z'igihugu z'iterambere NST2 ndetse no kubaka ubukungu butajegajega no kwihaza mu bigendanye n'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu haje gufatwa umwanzuro wo gushyiraho imisoro ku bintu bimwe turaza kurebera hano bitabaga bifite imisoro, ndetse haza no kubaho no kongera imisoro ku byari bisanzwe bifite imisoro, haza no gushyiraho imisoro ku bintu bitajyaga bitekerezwa ko gashyiriweho imisoro. Reka tuze tubiramburira hamwe impamvu bino bintu byashyiriweho imisoro ndetse n'ingaruka bizagira, yaba ari ku banyarwanda n'abandi batari abanyarwanda ariko bafite aho bahuriye n'ibi byose tugiye kubaramburira. Haje kwemezwa ko mbere na mbere hagiye kuzamurwa imisoro ku bigendanye n'itabi ndetse n'inzoga. Ibi ngibi byo bikaba byari bisanzwe bifite imisoro bigenderaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imisoro ubwo bakaba bataratangaza uko ingana, ariko igisubizo bakaba bagitanze cy'uko bigiye ibi ngibi kuzamurirwa imisoro itabi n'inzoga. Byumvikane ko n'amafaranga wajyaga ujya kubigura azahita yiyongera uko byagenda uko ariko kose. Nizo ngaruka bizagira kuri ibi bicuruzwa itabi ndetse n'inzoga. Mwebwe mwabikonsomaga mwumve ko ubutaha nibimara kujyaho iriya misoro bizahita bizamura igiciro wabiguragaho mbere bitarazamura imisoro. Ikintu kindi cyashyiriweho imisoro, umusoro kitajyaga gitanga ni amatelefoni ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubwo ni za kompiyuta n'ibindi byose bikoresha ikoranabuhanga. Ibi ngibi bikaba bitagiraga umusoro ku nyungu, ntago byajyaga biwutanga ku bacuruzi babigurisha, ntago uyu musoro byabaga biwufite. Ariko guhera ubu ngubu ubwo babitangaje mu gihe gitoya biraza gutangazwa ko byahise bishyirirwaho uno musoro ku nyungu bitajyaga bitanga, kuko byari byarawukuriweho kugira ngo bibanze byinjire mu gihugu bijye mu baturage, kugeraho bifuzaga ko byibuze abaturage cyangwa abaturarwanda bose batunga telefoni. Hano bakaba batangaza ko abanyarwanda bamaze gutunga telefoni bagera kuri 80% by'abanyarwanda batuye igihugu cy'u Rwanda. Ibindi rero twababwira ni ibyo abenshi tuba wenda tutari dusanzwe tuzi, cyangwa se tukaba tubizi ariko tutazi neza ko bujya nta misoro byagiraga. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo ni imbuga cyangwa abacururiza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turavugamo abo babashije kugaragaza, harimo urubuga rwa Amazon, hakabaho ndetse n'urubuga rwa Netflix. Izi mbuga, urugero nk'urubuga rwa Amazon ni urubuga rukoreshwa mu guhaha cyangwa se ibyo bita shipping. Abantu babikoresha murabizi cyane, aho ushobora guhaha ikintu kiri kure y'igihugu cy'u Rwanda, ubundi bakagufasha kukigura, ubundi kikazakugeraho, yaba ari abarangura ibintu byinshi ndetse n'abagura ku bintu ku ma PS cyangwa se ababa bagura kimwe kimwe. Uru rubuga bakaba barukoresha. Ikindi, Amazon ikaba igira n'ibice byayo bacishirizaho ibihangano, aho ushobora gushyiraho nk'indirimbo ukazicururiza, abashaka kuzumva bakajya bazisangaho. Ni ukuvuga ngo ni urubuga rukora ibintu byinshi. Rwabashyiriweho rero imisoro, ku uru rubuga rwaje gushyirirwaho imisoro, bivuze ko uzajya ubona ikintu kuri rwa rubuga, ariko mu mafaranga wishyura banashyireho n'umusoro uzajya ujya mu gihugu cyangwa se mu isanduku ya leta hano mu Rwanda. Bivuze ko nimba waguragaho ikintu, ubutaha uzajya usanga cyazamutse kubera ko hazaba hagiyeho ino misoro batajyaga baka, kuko iyo ibicuruzwa byavaga kuri ziriya mbuga nta misoro byabaga bifite.
Urundi rugero twababwiraga ni uko urubuga rwa Netflix rufite ibikorwa byo gutanga ibihembo ku biganiro bica ku mateleviziyo, ikindi bakagira bagatanga ibihembo ku mafilime cyangwa se bakagira n'amafilimi agurirwa kuri ruriya rubuga, ndetse hakabaho imyiyereko nayo ishobora guca kuri ruriya rubuga, hakabaho inkuru cyangwa se documentary zica kuri ruriya rubuga. Ibi byose rero abenshi bajyagaho wenda kureba icyo wifuza ukakigura ukishyura. Ubu rero uzajya wishyura, ariko kugira ngo ukibone bize gusaba ko habaho no kuba watanga imisoro kuri biriya bintu uba uri guhaha kuri ruriya rubuga. Bivuze ko ibicuruzwa cyangwa se urumva ibicuruzwa hano ni ibihangano uguriraho hariya, uzajya ubibona ari uko wishyuye. Ikindi urumva uramutse wahawe nk'igihembo n'uru rubuga, igihembo uzajya uhabwa hariya uzajya ukinjiza hano mu gihugu warangije no gusora amafaranga agikomokaho kuko wacyakiriye. Byumvikane ko abantu ibi byose ni ibintu byinjiza agatubutse, ariko bikaba bitari byarigeze bitekerezwaho ko byashyirirwaho imisoro, ariko baje kubishyiraho imisoro, dore ko banatangaje ko n'izindi mbuga nazo zikora nk'iby'izi zikora. Ubwo harimo izi zose dukoresha tujya guhaha hanze, ibintu bimwe na bimwe dutumiza hanze, izi zose zashyiriweho imisoro. Ngayo nguko niyo makuru yari arimo avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mwakoze kubana natwe, naha mu kanya mu yandi makuru ari imbere.